Reka dushimire Imana kuri mugoroba. Imana nziza itumye twese twongera guhurira hano kandi tukaba tuhahuriye turi bazima. Imana yacu himbazwe. Ngira ngo muganga arakoze, ngira ngo nitubura amaso hari igihe utakaza uburyohe ugakomeza ugahirimbanira kubirya nubwo bibishe mu kanwa. Hari igihe wenda no kutumva utinda kumva bigasa naho ntaco bitwaye, ariko amaso ni ikintu gikomeye. Iyo utari kureba ntabwo ubusa n'udahari. Ubundi utari kureba no kubaho biba byatangiye kugira agaciro gake cyane. Kureba rero ni ikintu gikomeye, ari ikintu ubu ninje ubizi neza kuko bimwe yavuze byarabaye. Ubu nguyemo ibi bikaratasi nibo babimpaye abaganga, ibindi babisobanutse neza rwose. Ntabwo nareba. Agaciro k'ijisho rero karakomeye. Igihe ukirifite, niba rikiri rizima, niba ijisho ryawe rikiri rizima, ubwo rero uririnde urikomereho. Byango nta nsimburangingo bafite sakurenza umutaro. Oya, nta tugare duhari tw'amagare tw'amajisho tw'amaso. Muvuga amaso na amajisho. Iyari rimwe ijisho rikugira ngo iyari menshi tuvuga amajisho. Iko ntabwo ari amisho. Amaso mukoresha ijambo amaso. Mana ibaha umugisha. Ndacafite ibirori byayo rero nibyo nkoresha hanga. Ndasaba abantu bigisha indirimbo kugira ngo iyi ndirimbo y'110 muyigishe mukuyemo amakoti. Ndasaba ngo iyi ndirimbo y'110 muri iki gitabo muyigishe mukuyemo amakoti kugira ngo iki cyumweru gishire muyizi. Iyi ndirimbo ni indirimbo mugomba kumenya. Ndikumva iminsi ngaho tuyiririmbye ari songi aruko turaho turagonganira mu mirongo yayo. Abazi za note rero, yewe note nize ni gororiya zo mu Katolika. Ini Chelsea demo nizo nize ni za ndirimbo zoroheje zoroshe zidakubise ngizi zanyu. Umva magambo y'umukiza niya guhesha ubugingo, wa munyabyaha we menya ko hahirwa bakomeza amategeko, hahirwa bayakomeza yose nibo bahirwa barahirwa, hahirwa bayakomeza yose barahirwa barahirwa. Nibyo rwose nzi. Nibyo nzi. Kuyumva gusa ntakamaro nukutugwa biza rwose, kuyumva dutinya ntibyadukiza, hahirwa bayumvira yose. Nibyo nzi. Maze rero abahanga mu gukosora mukosore ariko ibintu bisobanuki. Narigarika nkubwire kuko nakubwiye niba ari ndikosa uzarikora n'umwete. Sibyo? Nta munebwe ikintu niba ari nikosa kwabura umunyamakosa. Ntugakore amakosa y'ubunebwe. Uzakora amakosa asobanutse. Abari gukosora bamenya aho barahera. Uri kubyumva neza? Uko rero muntu umwe yaratubwiye atumva ni wambara uruhu rw'imbwa
ntuzambara urw'akabwana, uzambara uruhu rw'imbwa nini. Uruhu rw'imbwa nini nibura urubwa ruzaba bazavuga batumva uyu yambaye uruhu rw'imbwa ariko wenda rwarakumaze n'imbeho. Uri kubyumva neza? Ubwo rero umushizi w'isoni we yaravuze ngo umushizi w'iki jewe sindi bo narabyihannye, ariko umushizi w'isoni w'umukobwa yaradututse rwose. Hoyi twagiye kuresha hoyi twagiye kuresha nuko tugenda twambaye za kabaridini, niho zari zaduse za kabaridini. Yari yambaye kabaridini y'umutuku, uwo musore naherekeje naje nambaye kabaridini y'urukara. Ubone ngo nibi amakota y'umukara n'amashati y'imyeru. Noneho rero arambwira ati umperekeze uyu mukobwa mugejeje kure rwose. None nge n'inyunganizi nzikuzi kuvuga nti ndabizi. Mperekeze rero uje kureba aho ngejeje. Namuherekeze rero. Turagenda rero turi kwirata. Dufite za simpinga. Za simpinga no dukufe twazunguzaga ku rutoki duce. Hari imikufe twaguraga yitwa simpinga. Uri kuyubuka Pierre? Imikufe yitwa simpinga. Hari udukufe ugenda urazunguza ku rutoke urakaragarura. Tugura amapaki itabi, inafite ipaki itabi ya Embassy. Embassy wafunguraga umufuriko n'ikibiriti cyaye niyo match. Turagenda rero. Ubwo saruko tutari twagizera. Iyo umuntu agiye kubesha rero akoraga ibishoboka byose ikinyoma akagenda yagihaye ku veritire nziza. Tugezeyo rero turirata rero. Usanga umukobwa ari kuboha, hari utuntu tubakaga mu gikari tubakingira izuba, ari kubohera munsi yako. Uhagarara duhengamye kabasirimu. Twifata mu mufuka. Yanga kuduha inteberi. Ari yangira. Nuko nkareba wa muhungu naherekeje niko mwa ko yatwimye intebe. Yahishe igihugu kikambwira ngo arayizana ngo niko babanzaga baba. Turategereza. Zikashwi. Kera kabaye. Turikwivugisha amagambo ya hehe na hehe. Mukobwa reka kuboha aricara aratureba. Areba wa musore we rero. Arimwitegereza ntiyavuga, aramureba gusa. Ageze inyuma aratubaza muri rusange, abaza ikibazo cya rusange. Tarya muri kugenzwa, nta kindi kibagenza, mwaje gushaka abagore hano. Kwikiriza biratugora. Ndiho rero reka numve rero uyu waje kuresha ni urabanza kuvuga. Umukobwa yavuze ijambo injereri mu matwi yanje ziravuga. Yaramubwiye ngo yewe muhungu. Muhungu yitwa Mariko. Muhungu, harya uri Mariko? Reka nkubwire, nongere nkubwire, ibyo nkubwira ubyumve, ubyiteho, ubigendereho. Genda ntukirirwe uravunika ngo ugarutse hano. Umunsi nariye amabyi nzarya ikirundo. Kambabwire inzoka zarandiye. Inzoka zarandiye nuko uzi yuko hari umuntu ukubwira ijambo inzira yakuzanye ukayibura. Tuyoberwa aho twaturutse. Ariko reka mbabwire inshuti zanjye, buriya ni ingorane. Ni ingorane. Nubundi bazavuga ko wayariye, ariko nibura uzagende wayahaza. Uri kubyumva re?
abashizi bisoni babaho. Noneho rero naramubonye, none ndi kumwibuka. Uko rero nukora amafuti uzakora ifuti risobanutse, bisobanuke uti niryo rwose. Bati singiri uti pe, bati warikoze uti numwete. Abagukosora nabo bagira umwete, bamenya aho barahera. Aho gukora ibyaha bya futi bya mafuti, ukaba mafuti n'ibyaha by'ubute. Gira umwete mu byurimo. Nababwiye ko iriya ndaya iyo itagira umwete wo kuja kuvoma yari guhura na Yesu. Yagize umwete wo kuja kuvoma, ntabwo yahagaze mu mayira yihutira kuvoma. Ubwo yihutiraga gukora ibyaha bye, niko yihutiraga gusanga Yesu. Muzasoma ubuhamya bwa Paulo, muzumva ukuntu yari umunyabyaha nyawe utajijishije. Ahubwo ati njyewe kubwibi naruyu, kubwibi nduyu, kubwo kurengera idini ryanje nishe benshi, narenganije benshi, ndabirangiza. Igihe gikure gisohoye ndahinduka. Nuhinduka hinduka nyabyo, pana guhinduka igikebu ibitugu birebe yiwe. Nibyo mbabwira rero, ibintu byose mubikorana umwete. Ntabwo mbigisha gukora ibyaha, si cyo ngambiriye. Ngambira ko kuba abanyamwete mu mirimo mugiye gukora. Bibiliya ngo umurimo wawe wose werekejeho amaboko uwukora niki umwete, kuko ikuzima huzajya nta mirimo. Cyo gituma rero uyu mugoroba tugiye kwiga ijambo ryitwa uburuhukiro. Mugoroba tugiye kwiga iryitwa uburuhukiro. Ariko se ni mugoroba twize irivuga ngo iki? Twize iki? Ubwiza bw'iki? Ubwiza bw'amategeko. Kai twasanze ari meza ye. Amva cyaretse wiyobagije. Naho ubundi amategeko yabaye meza rwose. Umva amategeko yagezaho akarusha n'ubuki kuryoha. Yazanye n'ubuki. Ariko wazana igitebo cyuzuye amategeko n'ikijerekani cy'ubuki, agatereka hano imbere ati ngaho rero nimwikorera ibyo mushaka. Menye ibijerekani by'ubuki bwo kwisi byaba bikeya muri kubirwanira. Narababaje nti ariko buriya Yesu azamutse mojari Banque Nationale ikazamuka mu Kigali, noneho bombi bagahamagara bagakora ivuna. Ninde babona abakiriya benshi? Ninde? Ni banke ni Yesu. Reka rero muhisemo ibyo mushaka, ariko icyo nzi ni kimwe, cy'umutima wawe wakwerekezaho nico uhora wifuza. Numvise ikiganiro kuri radio, narimo ngenda mu gitondo, aho umugabo umwe ngo ahembwa ibihumbi 320 ngo by'amapawundi, ngo nukuvuga ngo miliyoni ngo 100 ngo na 70 ingahe ngo z'amanyarwanda, ngo ku cyumweru kimwe. Umva ntarebye nsanga ntaco bimumariye siki yayashiraho isubungu hirwa ararimanganya gusa. Nkubwo wayampa we, umunyamakuru yavuze ati nje bayampaye umenya nasara. Uburuhukiro, ijambo uburuhukiro, kuruhuka. Uburuhukiro ni ahantu uburuhukiro, aho abantu baruhukira. Hari igihe bavuga ngo noneho iyo bari gushingura umuntu bashaka kuvuga ngo noneho tumugejejemo ageze mu buruhukiro, ageze mu buruhukiro. Nuko bati noneho nyabuna ubwo ageze mu buruhukiro azagire iruhuko
ridashira, azagire iruhuko ridashira. Ku maradiyo bakabitangaza ngo bazamushira mu buruhukiro ngo saa 7, ngo tubifurije rero, tumwifurije kuzagira iruhuko ridashira. Tugiye kureba uburuhukiro rero, uburuhukiro butameze ngubwo, uburuhukiro Imana yageneye abayizera. Abaheburayo igice cya 4, uburuhukiro, ahantu baruhukira ni nka bingaro. Harenzo nabonye hano Kiruhura yubatse uburuhukiro hariya, uburuhukiro kwa Kiruhura, niko hitwa, niko Kiruhura. Ndacareba neza izo nyugute niko zanditse. Kiruhura yubatse ahantu abarushe baruhukira. Uburuhukiro rero Kiruhura, tugiye kureba undi Kiruhura ufite nawe uburuhukiro. Ni urugero rworoheje ndi gutanga rw'ibyo mureba. Ni ahantu rero abantu iyo Kiruhura nta n'uruzitiro ruba ruhari, ibyo ngibyo ntabwo wabyumva ko ari uburuhukiro. Buba uburuhukiro iyo bwubatse kandi busakaye, kandi bikaba ari ngombwa kugiyeyo yinjiye muri ubwo buruhukiro akabwicaramo. Kuruhuka, ntabwo kuruhuka ni umugabane w'inshinga ya kabiri yitwa kuruha. Ntabwo ushobora kuruhuka utabanje kugenza gute, habanza kuruha. Inshinga nkuru rero ni ukuruha. Noneho iyo wakoze uburushi wabaye indushyi, noneho ukwiriye no kubona uburuhukiro. Reka mbabwire ikindi, kuruhuka umuruho mu rwego rw'ikinyarwanda nyacyo, umuruho utandukanye n'umunaniro. Umuruho n'umunaniro ni ibintu bitandukanye. Abanyarwanda ba kera yitaga izina akabyara umuhungu, noneho akatekereza ibimurimo nuko yabayeho, noneho ati wa mwana we uri Semiruho, uri Miruho, we mukobwa uri Nyiramiruho. Nyiramiruho, Semiruho, kuruha. Noneho ari ukuvuga ngo iyo umuntu yarushye bavuze ngo uyu mukobwa yabaye indushyi. Indushyi n'umunaniwe ni kimwe, buri ni indushyi. Uyu mureba indushyi. Izi ndushyi rero ni ukuvuga ngo nizo zihamagarwa uzize ziruhuke. Indushyi. Noneho umuntu warushye ni ukuvuga ngo byamaze igihe kirekire cyane, yahuye n'amagorwa ageze aho ayahindura ubuzima bwe. Ingorane zabaye nyinshi, arwana nazo ziranga. Ibimugoye, ibyo yibwiraga kari ibisubizo bibi bibazo, kandi abora aho yabihungira, yemera kubyicaramo bimubera igisubizo. Iyo rero ibibazo bibaye igisubizo ukumva urabyemeye, uhinduka indushyi. Wabaye indushyi y'ibyo, nta yindi ngeso, nta rindi zina, uri indushyi. Uburuhukiro Imana yageneye abayizeye. Imana yageneye uburuhukiro abizera. Imana yagennye ahantu abayizeye.
bazinjira bakaja kuruhuka. Abayobora igice cya kane murongo wa mbere. Nuko rero ubwo isezerano ryo kwinjira mu buruhukiro bwayo rikiriho, ya Bibiliya yawe iri gusoma bari kureba neza. Nuko rero ubwo isezerano ryo kwinjira mu buruhukiro bwayo rikiriho, dutinye. Bibiliya y'uyu mugabo iravuga ngo dutinye kugira ngo ahari hatagira uwo muri mwe wasa nkaho atarishyikira, ntihagire uwivutsa ayo mahirwe, kuko isezerano ryo kwinjiramo iyo ari mu biba birimo ni imbere mo ndani, ni ndani, muri ndani, mo hagati, mo ntabwo ari ho. Turaza kubisoma neza turumva icyo Bibiliya yacu tubwira. Ubwo isezerano ryo kwinjira kwinjiramo rikiriho, isezerano riracyariho. Ryasezerano Imana yasezeraniye abantu bayizera, iryo sezerano yabasezeraniye ko nibizera bazinjira muri ubwo buruhukiro riracyariho. Ubwo rikiriho rero dukure gutinya kugira ngo hatagira uwasa nkaho atageramo, atashikira aho hantu, atabasha kwinjiramo nk'abandi. Wakwivutsa ayo mahirwe kuko isezerano riracyariho. Bibiliya iravuga ngo kuko natwe twabwirijwe ubutumwa bwiza nk'ababandi, ariko babandi ijambo bumvise ntiryabagiriye umumaro, kuko abaryumvise bataryakiranye umutima wo kwizera. Ntabwo baryakiranye umutima wizera. Ijambo riri hepfo ngo naho twebwe bande tuvuye kuri babandi, natwe twabwirijwe ubutumwa bwiza nk'ababandi. Wanditse muri ijambo ry'Imana we Bibiliya wandikishije iye Bibiliya yera yanditse ngo iki? Naho twebwe naho twebwe bande, ruvuga ngo babandi bariya, babandi se murabazi, muza bari bo babandi. Nitugira impamvu nyayo ituma tujyayo turabigarukaho. Twebwe naho twebwe bo babandi ntabwo bakiranye umutima wo kwizera. Naho twebwe ubwo twizeye, ariko ubundi rira jambo rivuga ngo ubwo twizeye cyangwa ubwo twizeye. Ndashaka kubaza iki kibazo, ubwo twizeye cyangwa ubwo twizeye? Ndashaka ko mubyumva neza rero. Naho twebwe ntabwo ari ubwo twizeye, ahubwo ubwo twizeye. Icyo gikorwa cyo kwizera kirimo ubu kirimo. Muri kumva kirimo? Mwumviriza, ndashaka ko mwumviriza. Muri kumva kirimo? Igikorwa kirimo uri kucyumvamo? Naho twebwe ubwo twizeye, nanone Bibiliya iravuga ngo twinjira muri ubwo buruhukiro. Twinjira mu ruhukiro, twinjira
twinjira. Naho twebwe ubwo twizeye twinjira. Siko twinjira. Iriya nshinga bayitondaguye mu kihe gihe yitwa kwinjira. Twinjira. Naho twebwe ubwo twizeye twinjira. Itondaguye mu kihe gihe? Mwumbwira ni mu kihe gihe? Bibiliya iyivuze ryari? Ngaho tondagura ugera kuri twinjira twumve. Tondagura numva ariko. Ngaho bagwe mikrofone. Uti ngaho twumve. Ngaho uvuze indagihe sinzi indagihe byari byo. Ngaho twumve ngaho mikrofone. Tondagura igihe ti ugera kuri twinjira numva. Ngaho timbiri are mutondagura inshinga kwinjira muri kiriya gihe. Ninjira winjira yinjira twinjira mwinjira binjira. Kiriya ni ikihe gihe rero? Indagihe imeze ite? Nibyo nshaka ko muvuga. Indagihe gusa se byaba bisobanutse. Ariko se bunini indagihe ikomeza. Oya. Nabwo ntari uko kanze numve. Ntabwo ari indagihe ikomeza. Hari indagihe ikomeza? Hari indagihe nini? Indagihe imeze ite? Yubu. Ngaho tondagura yubu twumve. Nimwe gusa ntitondagurwa nitwinjira gusa. Karabaye. Amashuri rero hari abavuze ngo ariko ngo bundi ngo tugomba kwiga English, ngo tugomba kwiga France, ngo tugomba kwiga bya bindi. Ikinyarwanda kirakomeye. Kire Kinyarwanda, inshinga zo mu Kinyarwanda nizo zananiraga kurenza izindi zose. Mu Gifaransa naraziti pa. Nagezaga muri Prisque Parufe ndi umuhanga cyane. Nagezaga muri Passe Composé nkagenda. Ariko mu Kinyarwanda rwari urugamba. Ninjira cyangwa se ndinjira cyangwa se ninjiye cyangwa se twinjira ni igihe kiriho gihoraho. Wakati wa mazoweya abanyeshuri mwinjira sangahe? Ubundi amavune muyatangira sangahe? Ni ikihe kirakomeza igihe gihoraho. Noneho impamvu ibi ari ngombwa ko tubyumva, impamvu kiriya gihe gihoraho kiri buze guhuzana rya sezerano ryivuga butumwa. Ubwo natwe twumvise ubutumwa bwiza kubwo kwizera, iryo sezerano riracyariho. Nicyo gituma n'iriya nshinga itondagurwa ngo twinjira. Igihe cyose iryo sezerano rikiriho, iyo umaze kwizera winjira, twinjira, binjira, bamaze kwihana binjiye. None igihe cyose wizeye ugenze ute? Urinjira. Iyo nshinga ntirangira. Ntabwo ukoresha ninjiye, ntabwo ukoresha nzinjira, ntabwo ukoresha ndinjira. Oya, ni ninjira buri gihe. Igihe cyose urya sanga nijya buri gihe twinjira buri gihe cyo kwizera. Iyo twizeye buri gihe turinjira kubwo kwizera. Kandi noneho twinjiramo. Ubwo buruhukiro rero ni bwa bundi Imana yaruhutse ariko ibanje kurahira ngo ubwo yavuze iti ubwo iriya ubwo nubwo buruhukiro buvuzwe. Iriya nyuguti uvuga ubwo twinjira muri ubwo buruhukiro entre parenthèse. Ubwo n'uburuhukiro. Ubwo yavuze iti narahiranye umujinya wanje ntibazinjira mu buruhukiro bwanje. Aribwo Imana yaruhutse irangije imirimo yayo imaze kurema isi. Irabuvuze noneho. Pawulo abuvuze neza. Nubuhe ni bwa bundi Imana yaruhutse irangije kurema
isi. Kandi Imana irarahiye ngo ndahiranye umujinya wanje ko batazabwinjiramo. Ntibazabwinjiramo. Nibwo buruhukiro Imana yaruhutse imaze kurema isi. Itangiriro igice cya 2 tubusome nabwo. Noneho abaheburayo baradusubiza mu itangiriro tuburebe. Ubwo buruhukiro Imana ivuze ko batazinjiramo nubuhe? Ni bwa bundi yaruhutseyo imaze kurema isi. Kadusome twumve noneho. Itangiriro igice cya 2 umurongo wa mbere. Ijuru n'isi n'ibirimo byinshi byose birangira kuremwa. Umurongo wa 2 yawugejejeho ku munsi wa 7 Imana irangiza imirimo yakoze, iruhuka ku munsi wa 7 imirimo yakoze yose. 3 Imana iha umugisha umunsi wa 7 iraweza kuko ari wo yaruhukiyeho. Reka twumve reko muri kureba. Reka twumve noneho. Kuko ari wo yaruhukiyeho. Nimo. Kuko ari wo yaruhukiyemo. Noneho ntabwo ari ho, ahubwo ni yagiyemo. Imana yanje yaruhukiyemo imaze kuweza, imaze iraweza, irawubaka, irawukomeza, irawemera, ibona ni mwiza, ibirimo byose ni byiza, yicaramo. Igenzi te reka mvugoresha ijambo kwicara. Imana nimugera mu ijuru mugasanga iticara ntimuzankosore. Nibihagarara. Ibyo nasomye iricara ku ntebe yayo. Ngo ku ntebe yayo naravuze ngo ifite intebe yayo. Bavuga nuko intebe yari isa. Nuko mbona n'ibizima bikikije biri kuyireba. Ibyo bizima umuhanuzi yaravuze ngo bona biri kuyitegereza, bona bimwe bishize amababa hejuru, nuko ibindi byari byuzuye amaso no munda hose, bibyahindukiraga, byo byashaga no kugurukisha amababa yabyo, byari bifite amababa impande zose, nuko byashaka kugurukira ibumoso, bibyirwa birakata, kuko bifite amaso arebyeyo, n'amababa agurukira yerekeyeyo, nuko ibyo bizima bikikije iyo ntebe. Numva Imana ifite intebe, ubwo binyemeza ko yicara. Ubwo mba numvije ko Imana igenje iteye, ubwo iricaye rero. Uko yicara singuze, nibihina amavi gashibirenge hasi, ariko narayumvise bavuze ngo nuko rero dore iyi si ni intebe y'ibirenge byande byayo. Ngiyi Imana imaze kwicara ikandagizaga ibirenge byayo hehe hasi ku butaka kwisi. Ibirenge byayo nuko natwe twamara kwizera tuti Imana nuko twikubise hehe imbere y'ibirenge byayo. Siko twavuzera abantu barizeye kuko bazi ko Imana ibirenge byayo biri hehe biri kwisi. Batubu rero kuri iyi misambi ubona aha twikubise imbere y'iki. Ariko kwizera ni ikindi kintu bantu Imana. Kwikubita imbere y'ibirenge utari kureba kandi ukumva ni ibiki, ni ibirenge rwose. Mva reka mbabwire kwizera ni ikindi kintu. Kandi nababwiye kwizera munyamutara byumvise neza. Kwizera ni nko gusara. Dore usanza umuntu apfukamye ati tuje ku birenge by'Imana. Umuntu utizeye ati birihe. Umwizera aba ari kubireba mu kwizera, akabona ibirenge ngibi rwose, ahapfukamye akahasanga ibirenge by'Imana, akayibwira ati Imana ubwo tugeze ku birenge byawe rero, aha ku birenge byawe utugirire neza, udukomeze urugendo tugiye kujamo, dukomeze twibere munsi y'ububasha bwawe. Kandi y'amababa yawe, kwizera k'umuntu ko gatuma Imana igira amababa, maze tugende munsi y'amababa yawe. Nuko rero turigendeye tugiye kugendera munsi y'iri baba ryawe Mana. Nuko akagenda ari kumva ibaba riri hehe. Ngiki cyo bita kwizera. Kwizera no kumenya ibyiringirwa utagenze uteye udashidikanya, kandi niko kuduhamiriza ko ibyo tutareba ari byiki. Irindi baba ndi kugenda mu rwo, none se sinizeye iri baba ako kana mugaha ibyangombwa. Iri baba
ibaba rero ibaba rikwiriye kudufasha kandi kubwo kwizera. Reka mbabwire inshuti zanjye kuko uwo munsi niwo Imana yaruhukiyemo imirimo yayo ingahe yose. Inshuti zanje, Imana niba yararuhukiyemo yarahubatse abana b'Imana bose bakwiwe aho Imana ikwiye, nabo bagenje bate barahakwiye. Niba Imana yarinjiyemo igakwirwamo, nje nawe turi iki tutakwirwamo? Kandi tugomba kwizera ngo tubwinjiremo. Nta n'umwe uzinjiramo adafite kwizera. Nshuti, kwizera ni urufunguzo kandi rufungura ikigega cy'Imana tugafatamo amasezerano twasezeraniwe yose. Ntabwo ushobora gukingura ijuru udafite kwizera. Ntushobora kwegera Imana udafite kwizera. Ntushobora gukira ibyaha udafite kwizera. Kuko kwizera niko kutwinjiza muri buriya buruhukiro. Mu yandi magambo, uburuhukiro buvugwa na Bibiliya, buriya buruhukiro bwo mu Baheburayo ni uburuhukiro bune. Ni bune. Buriya buruhukiro ni bune. Uburuhukiro bwa mbere ni ubu ngubu Imana yaruhutse irangije kurema isi, byose birangiye. Imana yubatse uburuhukiro, iyo niyo mfura y'uburuhukiro. Noneho rero uburuhukiro bwa kabiri nubwo Imana yahamagariyemo abanyabyaha ibayoboje Yosuwa ngo baje mu buruhukiro bwo mu isi, aribwo bwa Kanane yo kwisi ku butaka. Buriya buruhukiro bwa Yosuwa nicyo muzasanga mu Baheburayo ngo iyo Yosuwa abaruhura. Ruvuga ngo uburuhukiro bwa Yosuwa rero nibwo bwari ubwa kabiri, niwe wahamagariye abanyabyaha nimuze tugende. Bazenguruka imyaka 40, bazerera mu butayu bataragera mu buruhukiro, barakomeza baragenda. Abahagurutse mu Egiputa bose bagwa mu butayu, barakomeza barahamagarwa. Imana irahamagara Yosuwa, nawe ntiyabagezayo. Yosuwa ntiyabinjizamo mu buruhukiro, aratsindwa. Yosuwa ntiyagera ku ntego. Mu Baheburayo ngo iyo Yosuwa ashobora kubaruhura, Imana ntiyajaga kuvuga ibyundi munsi wo kuruhuka. Byari kuba birangiye kuri icyo gihe. Iyo Abisirayeli baruhuka, noneho isi yose yari kubasanga Kanani. Noneho baratsindwa. Kanani ntibwaba bukiri uburuhukiro. Imana ikomeje kugendera bayizeye kiba igihugu gisanzwe kizahora mu ntambara. N'uyu munsi wa none bari kurwana, baramaranye. Yosuwa yaratsinzwe, uburuhukiro bwe bwavuyeho, busimburwa n'ubwa Yesu bwa gatatu bwo muri Matayo igice cya 11 umurongo 28. Buriya buruhukiro nibwo bwasimbuye ubwa Yosuwa. Noneho Yosuwa wa kabiri, Yosuwa ariko mwe mwizi Biheburayo na zandi mizamahanga, Yosuwa na Yesu ayo mazina afitanye isano? Bija kuvuga ikintu kimwe. Yosuwa, Yesu, Kristo, Yesu. Iyo Yosuwa abaruhura, Yosuwa arananirwa. Noneho Yosuwa wa kabiri ari we Yesu mwana w'Imana, nawe arongera arahamagara. Ubundi buruhukiro bwa gatatu rero ni ubwa Yesu. Matayo 11 umurongo 28. Hari ijambo rikomeye cyane inshuti yanjye muri Matayo igice cya 11 umurongo wa 28. Reka twumve amagambo ahari, twumve uburuhukiro nanone bwa gatatu. Ubwa mbere ni uburuhukiro bw'Imana, uburuhukiro bwa kabiri ni ubwa Yosuwa, ubwa gatatu ni ubwa Yesu. Matayo 11 umurongo 28. Hari ijambo ryiza cyane aho nyiri uburuhukiro aduhamagara kuri uyu mugoroba. Nicyo gituma nuko rero aravuze ati mwese. Bangahe? Mwese. Bangahe? Mwese. Abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Ntabwo Yosuwa iri jambo yarivuze, nta wundi mubwiriza urashobora kurivuga. Uwarivuze numwe gusa, niwe nyiri uburuhukiro. Arega ni nawe waruhutse bwa bundi bwa mbere, niwe wabwiyubakiye. Cyo gituma aturarukira ko bungusangamo. Arahamagara abarushe n'abaremerewe, arababwira ati nimuze munsange ndabagenzande ndabaruhura.
kera nigeze kwakira agakecuru kananiwe. Kera hari abakecuru barwaraga umugongo afite akabando, noneho inkwi arazikorera, noneho kuko abuzukuru be baramunaniye, umva nandi kigande ariko musi nagize agatima k'impuhwe. Burya rero ngo n'inyamaswa zigiraga agatima k'impuhwe. Hari umuntu wambwiye ngo imbogo yisha abantu irabasarana, igeze aho isanga agahinja ngo kari kwigaragura aho nyina yagataye ariyirukira, igeze aho ikaryama iruhande. Ahubwo abantu batinya kugatabara kuko imboga igenje itera. Yararebye isanga abantu bibutse, ikaryama iruhande. Iyi ngi yabonye agahinja igira impuhwe nayo. Nanje nari mfite imibereho irengeje aho ngaho, ariko uwo munsi ngira akantu kagahuhwe. Agahuhwe nagapuhwe. Rero na vuza gahuhwe undavuga agapuhwe. Kambisekereze mbangize agahuhwe gakeya ngira impuhwe nke cyane, maze numva karaja ko kantu k'impuhwe. Aka gakecuru karapfuye rwose. Nuko hirwa ndagasuhuza, sindirwa ndagasuhuza, kari gukukuza n'ikibando, nibikwi byaguye ku mugongo, umugongo wahetamye, ndaterura shira hejuru, agakecuru kumva byahavuye. Are ndikurikira mukecuru arandeba, nguraho yewe mwa, nobona ngo aho umwana agakecuru karegutse. Are Yesu afite abantu barushe, baremerewe, bahetamye imigongo, ibyaha byaduhetamishije imigongo. Mwese munsanye mbo ndabagenzande, ndabaruhura, mwemere kuba abagaragu banje, munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima. Umva iryo jambo, kuko ndi umugwaneza. Umva iryo jambo, nta wundi wari wabivuga keretse umusazi, niwe wapfa kubivuga. Kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima. Ijambo rije rinezeza cyane, namwe muziyumva. Harya ngo iki? Ariko rero shiraho rirasomo ngusomere wumve, rirasomo rishireho wumve. Mwese abarushe ngo iki mwemera ko bagaragu banje ngo iki. Ikibaho cyawe ni gitoya rero, ikibaho cyawe ni gitoya. Reka nze nturukeje ndi gusoma, shiraho 28. Mwese abarushe n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Point. Iryo ni sezerano. Kabiri, mwemere kuba bagaragu banje, munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima. Namwe nabande, namwe muzabona uburuhukiro hehe? Mu mitima yanyu. Muzabona uburuhukiro hehe? Mu mitima yanyu. Muzabwumva uburuhukiro, muzabubona, uzaruhuka mu mutima, uzumva uruhutse. Niba hari abantu, reka mbabwire bene data, nararuhutse rwose pe, nararuhutse neza. Aho yeba hari igihe mbyibuka nkavuga nti mwami, nubwo ntari nagera ku rugero ushaka, ariko aho ngeza ziyo maze n'umwana w'umunyarwanda, ziyo maze reka nkubwire, ntabwo nari nzi ubuzima bwanje icyerekezo cyabwo. Maze kwangirika mu ishuri, baramaze kunyita igihunga musoro ku ishuri, maze kwiyumvamo ko ndi igihunga musoro, bisobanura ko nagiriye ubwanwa ku ishuri, maze kwanduranya na mwarimu, nzana gitabi ku ishuri, mwarimu yamvugisha nti mwarimu ndashaka kukumenyesha n'ikindi. Uzi ikintu nakuzaniye agatabi. Ntabwo nangishoboye kuba umunyeshuri, ubuzima burananirana.
bakanyirukana abana bakagira ingorane baje ku ishuri bakansubizayo kubwo kugirira neza abanyeshuri. Mwetre principal w'ikigo angira umuntu herekeza abana bagiye kuzana ibyangombwa kuri inspection, bumutware wabwinzererezi z'abana. Nategeka akabana guca imisigati bakagenda bayikore, nkagenda ndayirira ku bitugu byabo. Kandi abana banduraga imisigati iryoshe. Imisigati murayizi se? Buri mwana yanduraga umusigati uryoshe akawuzana ngo ntazamukubita, akaja kuwushaka mu masaka naga mu bigori akawuzana, ati ndawuzanye, ati ndawuzanye. Wawumvise neza? Nduhereza naka. Hari umwana wikoreraga imisigati, kagenda ndaryaho ndashikira, ubwana ndabuha ibice bisigaye byandi bigombye nko kuma biri hejuru nkarya imisigati isobanutse. Iyo mibereho maze kuva mu ishuri banyirukanye burundu, niyo nasohokanye hanze mu giturage, mbumugome, mbumubandi, mbarwaserera, mbumukinnyi w'amakarita, mbumukinnyi w'amakofe, mbumukinnyi w'umupira, mbumukinnyi w'itabi. Bayiye baba we, ibintu biranga, ubuzima burananirana. Ariko umunsi umwe mbumusinzi, mbumuvumba, ikababwire ikintu Yesu yankoreye. Hari ibintu bitatu nshaka kubabwira mu nshamake byo Yesu yanduhuye. Icyambere kingo gikomeye, ndibuka nkumva nti amina, yanduhuye kuvumba. Niba hari umuntu wari ufite akaga ubuvumba, muzi kuvumba? Nukuvumba, nari muvumba, umuvumbyi. Ntonemeraga ko bazinywana. Ha muntu wanywaga inzoga ntanyoyeho. Hari n'igihe nabonye inzoga ntazibuze, natahaga ntanyoye nkumva baranseka. Namankaye, twabyitaga kumankara. Namankaye. Hari umupimyi w'inzoga iwacu nakundaga, nuko ndagerwa zashize nta atumva, ati ngizo babyitaga ibiduki, ati ngibyo ibidukire bamo. Ndagira ndahengeza nsanga hasigaye mu rukoma rw'urwagwa, ariko ntararurya siko baranseka rwukanyako. Ariko mfa kuruyora ndusiga ngino musi y'ikoti, ngo nonaho ndanyura ngo banavuge ngo ubwo nagenje nte, ngo nananyoye kandi inyota yanyishe. Umunsi umwe rero mama arambwira ati hari akarimo uramfasha uyu munsi, ati turazinduka tugende. Ntindagiye rero ndagusize. Ngigera ku irembo iwacu ku muryango, nambutse mu nzu, ngeze ku muryango ku muhanda, mbura n'inzoga ibindi bitatu, abantu bikora ibindi bitatu by'inzoga. Baba we, subirayo ndi kwiruka, isuka nterera mu mfuruka, aho twitaga mu mfuruka. Ati mwana we, ati ntindaje ntabwo urantangaye. Izigiye hirya hangiye kuzikuzi ndazinyoye to, izi zo ndirwo nzinyoye. Umushoferi twari duturanye nibwira ko zigiyeyo, ndazicunga muri metero nge bona ziraharenze. Nubwo zigiye hirya yaho, titi aho nibwiraga kwa konseye ziba ziraharenze. Zigiye kwande ndazikuriki, ndibwirane ibyaro byose bwo zitagiye kwa konseye, zigiye kwa mwarimu. Kwa mwarimu, yes, titi kwa mwarimu ziba ziraharenze. Guzirinze kwa mwarimu, ndacunga nibuka ko hirya hari undi muntu witwaga maître principal de zone, nizigiye kwa zone. Titi tugeze kwa de zone ziba ziraharenze. Ubwo icyari umurenge icyo bitaga secteur yacu yitwaga Kanyameheto kiba kirashize. Dutangira indi segiteri rero. Dutangira indi segiteri. Dutangira indi segiteri. Tugeze muri Nyarugina kwa konseye Makoco. Ubu rero ngiye kuvuga ibyo Pierre zirwose. Tugeze kwa konseye, ubu rero zigiye kwa konseye Makoco. Ntabwo ziraharenga rwose.
titi 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 zigeze kwa makoco shwi ziba zirambutse ndayiwe zigiye hera zigiye hehe mva gucungiranya gusa abantu reba sigaye hirya ntabwo mbazi ntibyari byose ariko ugeze mu masaha 3 ni hafa titi babinjiye mu kagezi kitwa Kazi babarakambutse bambutse Kazi ndini hirya Kazi gatoya titi bisuka bagiye muri Susa reka mbabwire tuba turangije cyari komine ntuye mu ya Kinigi dutangiye komine mu Kingo ndazinywa ariko ziri kubesha ndazinywa rwose izo ndazinywa naba mpombe noneho ntangira kumva kamera iri kumbwira ngo ninsubirira yaha barazinywera hari ntabwo byashoboka naba naruhiye ubusa se titi tururira we ngabo umusozi wa Kibwa twawuranye ngabo Shingiro twayirangi tugera hitwa Rwinzavu turage reka nkubwire Pierre mbangeze kuri Nyirankona ntabwo izi nzoga ndazireka titi reka mbabwire inshuti zanjye tugeze aho ndeba ahantu hitwa mu Byangabo Musiyanje kaminuza ya Busogo hepfo ya Isayi Busogo Musiyanje ahari urusengero rwitwa Rubaka hantu hirengeye cyane abikoreye ibibindi by'inzoga barananiwe ibikanu byahengamye mbona barahagaze umusaza urabashoroye acukura intereko zo baterekamo n'inkoni barururutsa batereka ibibindi hasi bararuhuka ye rero menya bikomeye izinda zinywande noneho negera wa musaza kamuzehe muzehe teka umwana wanje mugiye nkahehera ubu mugannye nkahe ati mwana wanje mfite inshuti nkunda yangiriye neza kera maze imyaka myinshi ntamusura nahagurukiye kuja kumusura ngiye izi nzoga ni izi inshuti yanje ngiye gusura mu mwanya wanje urahitwa Irega navuye muri komine Kinigi nambutse komine Mukingo nagomba gutagira komine Nkuri nkayirangiza ngatangira igice cya komine Karago nkakirangiza nkaja muri komine Mutura nkabona kunywa inzoga ndahagarara ndeba ibirometero nakoze ndavuga ndi umama aracibuka iyo nagiye niba hari ikintu cyarambujije amahoro mu buzima kuba umuvumba w'inzoga undi munsi ngiye ahantu zindukiye ahantu numva abagabo bari kujujura mu gikari mu gitondo kare ndi ubatangiye kunywa kare nigiye kubacakira ndayinywaho iyi niya kare ngeze muri urwo rugo numva bari mu gikari bayinywereye mu gikari ndakata ngikati ntakuvuga ngo mwaramutse kugira ngo mbacakire batayihisha ngikatira iyo bariye bangubita amaso bati turatomboye we nsanga bari kuzirika imijisho y'ingobyi benda guheka kandi n'abantu 3 gusa uwa 4 bari bamubuze bati nguyu yewe niba harabaye higiye nagize umubabaro hagenda ndi gusenga amasengesho ntayazi nuwo munsi yeba wowe urakoze ngaho tuterure noneho uterura tugende
ayi umurwayi turamuhetse ngabo ku bitaro byahitwa muri Ayideri ku muganga witwaga Nuruse umusariyama tukimuhingukanayo akimukubita amaso ati oya are mumujyane kwa padiri. Twagomba gufata ibirometero bisaga 12 kuva aho hitwa muri Ayideri Bisate tukaja hitwa muri Shingiro hasi kwa padiri. Turamanuka we yewe Pierre ngabo mu kidendezi turihereje hasi tugeze hasi munsi ya kibwa turongeye turakase tubirindukiye mugari twayirangije turakase tugiye kwa padiri tugihingukayo arareba ati ati are muri hospital ayiwe Pierre we ngabo mu gikoro nguwo mu Gataraga nguwo kaburimbo yose nguwo mu makoni ya Gataraga nguwo ahitwa Kunzuki nguwo ku Kimonyi nguwo Yaounde nguwo mu mujyi hasi muri hospital. Twagezeyo urutugu rwakobotse ibikoba ayi tukuja turamwereza tuti nyabuna reka twereze mu ntoke tukajya turukwereza ubundi tukikorera ku mutwe. Mwese abarushe n'abaremerewe nimuze munsange ndabagenzande ndabaruhura mwemere kuba bagaragu banje munyigireho kuko ndumugwaneza mu mitima namwe muzabona uburuhukiro he. Ningubwira ko naruhutse ntukishuke ngo ntabwo ari byo nararuhutse. Ndashima Yesu wanduhuye ubwibone buriya ugeze iwacu muri karakarere ikintu cambere bakubwira n'abakecuru bahari n'urungano rwanje baravuga ati uyu we rwose niba hari umuntu wihanye tukabyumva ni wewe wari umva turabizi neza ntacyo tutazi nari umwiboneka buhariwe ariko umunsi umwe nahuye n'akaga ntazibagirwa mu buzima. Nabwiye ko twambaye izitwa za domipate double pate tukaja kuri tuguro tuzivaho twambaye za regeza tuzivaho noneho tuzana za shimboke karaga pantaro gato cyane kuyambara nshuti yanje ntabwo wayambara guhagaze kenshi twayambaraga turyamye kuko kuyambara uhagaze se byashoboka washiragamo none ukaryama ukajura kururiramo rero ugakurura rwose kandi ukisonzoroza ugafunga igipesi nta guhina ukuguru. Ari nkweto twaguraga witwa uruvugundi Ramazani zitwaga Kereo zagiraga akuma ku izuru no ku gitsi nyuma kabengerana agakweto keza pe gaconze neza. Utwo dukweto rero zaguraga 7,200 ico gihe 7,200 ubu ni nk'ibihumbi 72 n'isaha ya Marutima yari isaha kabuhariwe ya zahabu inshinge zifite kimyoteri yatsa. Reka mabwire ndabyambaye nkubisemo n'agapira ka tashitash n'ingofero. Hari ubugofero twaguraga igoma gwitwaga Jean-Pierre bwanditseho Jean-Pierre hano kunduza ku rubaraza ariko busongoye imbere nagakubisemo n'amataratara atarayangaya y'ubuhumyi taratara nziza zitari z'ubuhumyi z'ubwirasi nakubisemo nizi zarangoye kuzambara kuko izambara nazihanye izi nazambaye umuganga ati waratinze kuko byarangoye kuzambara ngiye kugaruka muri kakaga kake kugeza igihe amaso ngora ndemera pebera urwaje ndambaye ndagiye rero nukugenda urambuye amaguru nta guhina. Twagomba gutaha ubukwe ku mukecuru wacu mama wacu wari muri Shingiro tugomba kuva iwacu mu Kinigi tukarenga Susa tukurira Kibwa umusozi muremure pa n'ubwirasi bwinshi kwibona turi kuzunguza simpinga
tuba tugeze muri Susa, muri Susani. Mba ngiyemo, abandi rero bambaye indabada bari kwigendera uko bashaka, maze isaha yo kurira ibigenzi ite nukuzamuka noneho rero. Ndizuyeza nkaha ngaha barazamuka naje gukurura ngo mpine kata nkumva ni nguri gukurura urubaho, biragenda bite rero ko ntarasimbuka ngo ngwe hara hejuru, biragenda bite? Ariko ndanagenda tu, ndashikama baragenda ntabwo sindasigara, ndi kwinywesha agatabi ngo bagire ngo nitabi ryangereje naho ndi ku rugamba. Geze aho rero mfata icyemezo, ndahatana ngo ngende rwose ngo nurire, ngihatana na ya pantaro, ngihatana nayo. Icyo numvishe ni kimwe, numvise ngo yaracitse iraturika. Reka nkubwire, nari sahani iraturika rwose, ivamo amapantaraya. Ye baba we, nayobewe isi ndimo, ntabwo nzi isi narimo uko yitwa. Nagiye kumva icyo numvise, n'umukecuru wari wasigaye inyuma, afite icyenda yiteye yakenyeye n'ikindi yiteye, cya kindi yiteye aba arakivanyamo, ari kureba ibyanyobeye. Aranjugugira ati kenyera mwana wa, none se mba nihutiye kugikenyera, ariko se harya buriya wowe ukuri kubireba, buriya umwenda wa Marira Hinda urawukenyeye na kreyo na marinete. Niba hari abantu bareka kababwire inshuti zacu, ntabwo Yesu azaturuhura ibyo tutanyuzemo, ntabwo Yesu azaturuhura umuruho tutahuye nawo. Mwese abarushe n'abaremerewe nimuze munsange n'abagenzange, nababwira byinshi. Yesu yanduhuye, icyo nzi ni kimwe nuko nawe ufite ibyawe ukeneye ko Yesu akuruhura. Araduhamagara muri uyu mugoroba, wabyemera utabyemera urarushye, wabyumva utabyumva urarushye, ukeneye ko akuruhura. Araguhamagara muri uyu mugoroba, dore wararushye kandi byakuruhije ni byinshi, ngwino nsange ndakuruhura, wemere ubu umugaragu wanjye, unyigireho. Yesu arakubwira ati ndi umugwaneza, ndoroheje mu mutima, nawe uzumva uburuhukiro mu mutima wawe. Shuti, ubwo n'uburuhukiro bwa gatatu, abaruhutse muri ubu bwa gatatu nibo bazaruhuka uburuhukiro bwa kane, aribwo bwa bundi buri mu Byahishuwe 21. Nuko rero bona ijuru rishanitse ijana, ibyambere byari byashize, hepfo Imana, noneho Imana izahanagura amarira yose ku maso, izaturana nabo, izaba Imana yawe. Nshuti nkunda, uburuhukiro bwa mbere n'uburuhukiro bw'Imana yaruhutse, iraturarikira kubwinjiramo kubwo kwizera. Harega buriya buruhukiro bw'isabato, isabato ni Yesu umwana w'Imana. Abaruhukiye mu munsi wa karindwi ntabwo turuhukiraho. Abantu benshi ibihumbi n'ibihumbi dufite baruhukira ku munsi wa karindwi, ntibaruhukira mu munsi wa karindwi. Dufite akaga, abantu benshi baruhukiraho ariko ntabwo baruhukiramo ngo bajyemo binjiremo basangemo nyir'uburuhukiro. Abereke umutima we woroheje, abereke uburuhukiro nyaburuhukiro ngo baruhuke, kuko abaruhutse isabato nyakuri ni abaruhutse isabato iri muri Kristo. Umunsi wa karindwi bakaruhukiramo kuko Imana yaruhutse imirimo yayo. Abo ngabo nibo bazahabwa uburuhukiro bwa kane, ubwa Yosuwa bwaratsinzwe. Uburuhukiro bwa kane nubwo Imana izongera kuruhukana n'abana bayo, noneho bazaruhukana by'iteka ryose.
muri uyu mugoroba araguhamagara nyir'uburuhukiro ngo ngwino umusangemo akuruhure, wemere kuba umugaragu we kandi umwigireho. uriya w'umugwaneza kandi aroroheje mu mutima, kandi nawe uriyumvamo uburuhukiro mu mutima wawe. ndabaza ngo ni bangahe muri uyu mugoroba bashaka kwinjira mu buruhukiro bw'Imana ngo baruhukane na Yesu umwana w'Imana, kandi araturuhura, kandi araduhumuriza, kandi aradukomeza, kandi mwese mumwemere nk'umukiza wanyu ubwo Yesu umukiza wacu.